nahise mfata moto ngenda niruka yego nyihagera ninjiye mu nzu mbona amavide yamenetse mbona amaraso ubwo icyo gihe wari uguhamagaye ninde nahamagaye kuri telefone ya Dusabe ni we wari uhamagaye nibo bampamagaye n'umukobwa tubana niwe wari uguhamagaye yego abo bakozi be niki nibo bampamagaye kuri telefone mbona amavide ntawe nahasanze n'uyu ntago nahamubonye mbona amaraso ndavuga se bimeze biti barambwate wapi ntabwo wumva ndabaza se Dusaba ari hehe ndabwana okay uburyo nisanze kwa Dusabe mu episode yo guserera ntago ari ngiye wabushatse ubwo se ntibyaba bivuze ko byari ukwishongora kuba baravuze ko bafite cano ibi bintu bari barabibabwiye ko urugo rudahari bitazashoboka nanjye reka mere nka Noheli n'ubundi nta rugo yagira rwose nibyo yarankubitiye ivide bibaza uvuze ibyo byonyine yarakwashije n'ubundi nta ruhari umuntu yaje ashaka Nzovu aramubuze agiye ngo gushakana na yawe ibyo tuba tubyihoreye twe kubyinjiramo mbanze numve wowe ntago birarangira ndakamanze numve urumva baravuga bati ni gute wowe reka haracyari n'ibindi ubundi byawe n'ubu wowe buretse nanone cano yawe ntigihembwa ngo amafaranga uyabone ahembwa ntwaye 400 hari abantu nyine bavugaga ko Vanessa hari abantu bavugaga ko ari wowe uzi byose ndetse ushobora kubuza n'irengero ry'amafaranga yabo kuko uretse na wenda na irengero twebwe ibi ni ibyatubwiye abiganirije abayobozi ribu mubwiye uko ibyo bintu nabibonye nese karakageso ko kurega wareze siteri ureganya mabondo ibyo ngibyo reka nabyo ntago ari ibyo kuri cano ya Dusaba ibyo ngibyo n'uyu nabimubwiye ngo ko wari wabirose kuko wari waryamye urota ko barwanye yego narose yamukubise narose umwe yishundi ahubwo ntangazwa no kubona telefone iri gusa yego baguhamagara ukabye inzozi utazandote. Yes, you already know me, my people out there. Call me the teacher in the city, the vibe and the fiesta, the reader in the jungle, the dreamer and the struggle, the seeker in the story. Unyite rutikanga rutijanda. Gwema w'intwari mbarushimana ndishongora riri mu nkotaniro nk'abaruti kurashorwa amabuka. Abanzi banyita umuhungu umuhanga ku muheto. Nahize n'abato ariko iteka iyo mpuye n'abanyarwanda turahuza. Mbere yuko ntangire kamaze kubwiye ko muri Filiz Photo Image ari igisubizo ku bibazo wibaza muri kano kanya abantu bashaka gukora ubukwe mariage civile anniversaire nama zigitandukanye namweshe mushaka amafoto meza ni munyarukire muri Fil Studio herereye ikagugu neza kuri rompuwe imbere ya Centre de Santé ku muhanda werekeza kuri gare y'Ibatsinda cyangwa se bahamagara kuri 088332 188 Filiz Photo Image bagira bati birori bifotowe neza bizara gusaza ndetse no kwibagirana. Ngira umugisha nakiriye Dusabe Wayaka ndetse na Vanessa abantu benshi bakuzi nka Dusabe Wayaka arimo ntago arashaka undi mugore agiye kumushaka ariko abantu benshi bakuzi nka Dusabe Wayaka ko tuvuze Dusabe wande yego ndashatse undi mugore kari uburenganzira bwe hari kibazo nta kindi kibazo ariko impamvu nyine nuko abantu wamaze igihe kitari gitoya bakwita Dusabe Wayaka rero guhita uvuga ngo aho kanya bihinduke yego ni gake bizagenda bihinduka ni nayo mpamvu ngire ngo twicaye hano nkaba ndi kumwe nanone n'uwitwa Vanessa Inspire ariko wenda ndaza no kumuha kanya yivuga ko buri wese abafite ukuntu yivuga hari n'ukuntu bagiye bamwita ngo ni kakajwi turamuzanye nyuma y'igihe kinini abantu benshi bamutera amabuye abantu benshi bamutuka abantu benshi bavuga bati kakajwi yagarutse keshi ndetse na hano mu biganiro byinshi byagiye bera kuri Arimba TV hari ukuntu hagiye agaruka abantu benshi bamutuka bavuga ngo ni umugome tumuzananye na Dusabe umeze neza nta kibazo amakuru yawe ni meza uri gukira kugenda umera neza wa mugabo we Vanessa nawe meze neza ko nge nta nigihe mba meze nabi nge nshima Imana ko igihe cyose mba meze neza ngo haye ikaze kuri Arimba TV turabasuhuje abakurikira Arimba wasanga harimo nabo kuri Vanessa kuko ibi bintu dukora umuntu abava hano akajya hariya ngaho aho yabonye ifoto y'umuntu aho yagize ate yego turabasuhuje cyane abantu bari hano badukurikira ku izo channel zombi nivanga abantu bakurikirana ino community cyangwa se no muryango bava hamwe bakajya handi bagaruka bakumva ibyo mwumvise ngo ngweho ngo nta bantu ufite umuntu uri kundeba hano
andeba n'iwanjye umuntu ureba ari ntabwo ibintu dukora baba bakurikiye aba bantu ntibazakubeshya abantu batureba ni bamwe yego nguhaye ikaze rero impamvu y'iki kiganiro turagira ngo duce amazimwe tuganire tugerageze kubwira abantu kuri nyuma y'uko habayeho kese yanavugishije abatari bake yavuzwe no mu bitangazamakuru Dusabe akagira gukimbirana n'uwari umugabo we yakamwana bakarwana tuyitangire tuyivimuze se tubigeze ntacyo bitwaye kubera ko hagiye havugiramo ibintu byinshi hagiye havugirwamo ibintu byinshi ariko nawe washyiragamo umunyu koko none se nyakubiti hari umunyamakuru bagomba gusesengura ibintu ngo wari uhari ewana kandi nta nubwo ngera ashyiraga amakuru narabazaga bakansubiza oya washyiragamo n'ibyawe montage nyine mu buzima zibaho kandi montage ntago ari mbi ubundi ikintu cyagutangaje muri biriya bintu wenda nanjye reka nkubaze ni igiki ikintu cyantangaje muri biriya bintu muri zirasaga nta kintu navuga ngo cyantangajemo muri biriya bintu kuko byose nta kintu gishyashye cyabaye muri biriya bintu kuko si ubwa mbere twari tubonye umugore n'umugabo bakimbirana bakarwana nta nubwo ari bwo bwa nyuma kuko n'abandi bazaza ngero nta cyantangaje ko wabikuririje ukabikoraho ama episode arenga 3 4 5 ntago oya wakoze ibiganiro nka 3 oya uretse nanjye nge narabikurikiraga uretse nanjye imihanda yose si wanje gusa ahantu hose hagiye haba ibiganiro kandi niyo nkuru yari ihari ko bitari bitangaje ko wabikoze ibiganiro kandi byarakaze twebwe twari turi mu kazi arakubaza kandi ntari umunyamakuru oya nta kibazo ubundi nta bihanga bibiri bana mu nkoni niye mpamvu nagarukagamo cyane rero mite ngusubiza impamvu wagarukagamo cyane rero nuko uri izingiro warurimo indani warurimo indani ndizingiro isubu umucamanza uranci oya ntawo ngushinjije warurimo indani ntawo ari kuvuga kakajwi nako ntawo ari kuvuga Dusabe ngo areke kuvuga yaka ngo ureke kuburamo aho hantu muri abantu batatu kubera impamvu y'ibibazo ndazi biraza gukurikira ahubwo wenda uraza kubyumva humura turaza kuganira wenda ushobora kuza gusoza usubijwe ikibazo wambajije yego hanyuma ahubwo ngaho nsubiza ngusubiza iki mbaza ngusubiza nari nkubajije nti mwitangira ryabyo ubundi bira bintu byatangiye bite kuri wowe byatangiye bite biriya bintu rero uko mwabibonye ni ibintu bimaze igihe kinini n'uyu arabizi nuko wenda hari yariho byari bitumbagiye bikajya hanze murabizi si inshuro ya mbere bagiye bagirana utuntu tw'udukimbirane n'iki umwe agafata imyenda akagenda yego ibyo mwagiye mubibona hari n'ibyabaga ntimubibone yego kuko ba nyir'ubwite bashakaga ko bitagaragara wenda yego sibyo yego hari ibyabaga mukabibona mukabyumva ntimubibone yego ariko noneho byari bimaze kurengera no kuba binini cyane yego njyewe nari niryamiye ari mu gitondo ariko mu kuryama nari mfite inzozi nabugiye mbona zitari nziza kwa ko n'ubundi njye nari maze iminsi nkorana n'aba ngaba wahoranaga nabo namamaza anniversaire yabo sinzi niba mwarabibonye yego byose abantu barabibonye anniversaire ivuyeho murabizi uriya hari amagambo yagiye aravuga hirya no hino yivugiraga bigaragara ko ni anniversaire atayishakaga yego sibyo anniversaire umunsi wo kuba uragera ikintu cyanangaje kuri anniversaire yaka ntago yigeze yari ahari ariko ntiyigeze ayigaragaramo nk'umuntu wishimiye ko iyi anniversaire kubera iki yari ahari nta kibazo wenda wamuha n'umwanya akahita bisubiza ntacyo kugira ngo ne kwibanda mu magambo tugende ntaribi wenda kugira ngo tutaza no kubigarukaho nyuma tukaba twarya n'umwanya w'abantu anniversaire yabaye yari yaravuze ngo yamye akora ikiganiro avuga ati sishaka ko biba ibintu nk'ibyo ngibyo birangira n'ubundi atayigarutsemo ndavuga ati waba uhari waba udahari biraba rero kubera iki se impamvu nyamukuru wabonaga ituma yakari kugenda gake muri anniversaire y'umwana nese ko nari ku mutima we ngo ndebe ngo ibintu biriho ubwo yakekaga ngo hari abantu bampa amafaranga ngo nkaba ndi kuyapfusha ubusa ariko buri ko byamera kose wenda n'ubwo utari uri mu mutima we iyo umuntu abana n'undi nk'umugore n'umugabo yego hari ibintu umuntu ashobora kuba yavuga buretse hari ibintu umuntu ashobora kuba yavuga kuri kamera ariko hari n'ibyo umuntu ataba yavuga
sibyo kandi urabizi ubuzima bwacu buba hanze ibyo biba byabaye nibyo bavuga none yaravuze ati ngiye singishaka sinzanayigeramo ngize Imana byuka atasinze ngo abivuru yange ubwo abari bahari baba barahari na murumuna we yarahari na mushiki we murumuna we niwe wamuhagarariye murumuna wa Yaka niwe wamuhagarariye kandi nawe yarahari yicaye aho yagombaga kwicara niwe wicaye mu mwanya agomba kwicaramo kuko ni ibintu byari byapanzwe uyu yagombaga kwicarana na Yaka n'umwana we yego Yaka tumukozeho tumuhamagaye reka da turareba tese uyu muntu baraseba biragenda bite murumuna wa Yaka nagende yicarane n'uyu kuko nubundi baravuga ngo ni umugore wabo sinzi mu kinyarwanda noneho ibyo anniversaire iraba yanga kuyijyamo njyewe nitahiye kare nitahiye saa 2 mbasiga urugo rwuzuye mbasiga aho ngaho ndagenda hanyuma muri anniversaire ubundi yari yobowe iti ko nabyo hari ukuntu umvishe bivugwa k'umukuntu urumva nyine anniversaire ukuntu yari yobowe byagenze bite ko abantu benshi banavuga ko twahageze ku manywa yego ariko uyu nguyu kwako nari nababwendana nayibamamarizana nabashyiraho nimero zabo ndababwira nti ngewe ibishoboka nzabafashamo mu mbaraga zanjye mfite n'umwana we niba mwaramubonye tujya kumufotoza n'iki narabiberetse nahageze ku munsi wa anniversaire ndavuga nti ibi bintu reka twe kubitererana kandi uyu n'ubwa mbere akoresheje ibirori reka tugende turebe uko bimeze tumufashe bageze mpasanga n'abandi bantu turicara twicaye ngenda bwanireka ne wenda mbe nabakorera salade urumva mbakorera salade ko nicyo kintu ngiye nari nshoboye gukora mbona abantu baricaye iki n'iki nta uri kwibwiriza uyu yanagiye mbwira Esteri na Amanda ndababwira nti ko mureba ibi bintu nyirabyo ameze nk'uwataye umutwe mwagiye mukajya kureba ibyo muteka mu iki kirori cyanyu kitaza kugira bajya mu gikoni bajya guteka uyu atanahari bajya guteka nanjye na Amanda yarahari Amanda yarahari ubundi Amanda uko ndeba ngize amahirwe ndo nasoje hari abazi kwicara hano twakomeza yego no bureka Amanda aze ajyemo turusheho kuganira yego na Amanda yarahari ca hano ntari ca hano wicare ubwo jewe nabonye bicaye nta bintu bihari by'iki kandi kirori burya bari ukurya no kunywa mbwira ba Amanda na Esteri nti mwagiye mukajya kureba ibyo muteka mugateka bajya mu gikoni barateka babyumvise vuba nanjye nkora utwo nari nshoboye gukora bigeze ku mugoroba nibwo anniversaire yabaga undi ntiyayizamo tubifata nk'ibyo nyine nk'abantu ajya mu mbese nta bantu bari bateguye muri anniversaire bavuze ngo runaka araza gukora ibi anniversaire yari ubukwe ko byari ibintu biri aho ngaho oya ko ari ukwitanga nk'uko nabwiye aba bari baje mu kirori nk'abatumirwa bahita bakura muri kuvuga bimwe by'ikirori cyo kwa Dusabe turi gushaka kuzamuka ukuntu impaka zatangiye n'ibiki mvuga kuri anavugaga se nese se wari uyoboye mu kiganiro nyine bisobanure nanjye mvuge aho ufitemo amakosa buretse umva Amanda kugira ngo twapdatinge wenda dusanze mu kiganiro hagati abangaba tubicaye nyine kugira ngo tugane hari iminduru nyinshi zagiye zivuga kugera ku makimbirane y'ibyabaye duhereye imbere ya anniversaire uko ishusho yari imeze nuko uko wari umeze nashara ubwo anniversaire se bura niyo yahise sembura gutandukana n'ubundi byari bihari kuko niba mwarakurikiye ibiganiro byagiye bibera aho yakoraga yagendaga avuga ko bitari bushoboke rwose we yageze naho aravuga ati ngewe nibaza ndafata amabuye mbatera ibi bintu ntago biri bube niko yari yavuze se yavuze ahubwo amahirwe twagize yarebye asanga bitari bukunde n'abantu bari baharajya mu cyumba ariko yari yavuze ko bitari bube yego hanyuma rero haciyemo umunsi umwe kugira ngo barwane ni umunsi umwe nk'iminsi ibiri ntabwo ari myinshi haciyemo iminsi ibiri mu gitondo niryamiye telefoni birasoma kakajwi rwose barambwira bati numva isonnye burya ahantu bari kurwana urabyumva muri telefone yego numva ntibari kuvuga telefone abana babaranyitabye hari mu byara w'uyu n'umukozi bati ngwino mu rugo baragushaka nahise mvuga nti buriya mw'iki gitondo ntabwo aba bantu bajya bampamagara nahise mfata moto ngenda niruka nkihagera
ninjiye mu nzu mbona amavide yamenetse, mbona amaraso. ubwo icyo gihe wari uguhamagaye ninde? Nahamagaye kuri telefone ya Dusabe. ni wowe wari uhamagaye? Nibo bampamagaye. Uyu ni umukobwa tubana. Ni wari uguhamagaye? Yego. abo bakozi be n'iki nibo bampamagaye kuri telefone. Mbona amavide ntawe nahasanze, n'uyu ntago nahamubonye. Mbona amaraso, ndavuga se bimeze biti? Barambwira ati wapi ntabwo. Wumva? Ndababaza se Dusaba ari hehe? Bati yicaye hariya. Ngiye nsanga uyu ari kurira, amaso ntabasha kubona. Nahise ngaruka ndabaza ni se yakari hehe? Batari hariya hepfo. Njya kureba yaka. Ndagenda nta nubwo namuvugishe, nasanzwe abashinzwe umudugudu n'iki bamufite. Ndagaruka nza kureba uyu, ndavuga ni ntago nahita ntera kamera, ahubwo nk'abantu bampamagaye ntago mpamagariwe kugira ngo mpite ntera kamera, ko iyo ntera kamera mba naraberetse amavide, nkabereka amaraso, nkabereka n'iki. Ndavuga ni rero ikintu ngiye gukora, reka tubanze dushakire uyu nguyu ubutabazi. Mu gihe nkiri kuvuga ibyo, Inoza Tiyote yahise yinjirana n'uwo twita mukuru w'uyu nguyu. Aba yicaye muri salo. Ubwo turi gupanga iki? Ibyo kujya kwa muganga. Twaranamubwiye, turamubwira tuti waje tukajyana. Nawe yari yakomeretse? Tiyote yari ahari. Wabwira mujyane kwa Tiyote yansanze mu nzu nk'abantu twahuriye. Ibyo ngibyo yarabisobanuye. Nyine wabwiraga mujyane kwa muganga ari Tiyote se? Ngabaherekeze. Tiyote aranga asigara aho, aravuga ngo bosi we ngo hari ibintu yamubwiye agiye kugira gute gushyira kuri cama. Tiyote yahamagawe nande? Yahamagawe na Yaka, niko we yivugiye. Tujya kwa muganga tumusigaho. Nta kiganiro na kimwe, nta nkuru n'imwe nafashe. Tugeze mu nzira ngiye ku giti cyanjye, naratekereje ndavuga nti ariko ubundi wafata akantu mba ndagafashe, nta nubwo kari amasegonda, nkabika muri telefone. Ngeze kwa muganga baduca amafaranga, uyu nta mafaranga yari afite. Ndavuga ni ngereka nshaka umuntu, nanjye ntayo nari mfite nyaka. Amafaranga nyaka umuntu ku giti cyanjye naranayamusubije, ntago nayatsa. Ndishyura aho ngaho, maze kwishyura munsi yaho hari polisi, n'ubundi hari ribu bari baduhamagaye. Bari bamaze kumenya case already. Komanda aravuga ati nyuma yo kuva kwa muganga uwo muntu mugomba kuza hano. Hanyuma se kuri polisi babibwiye, barambaje bati yakariye. Ubundi bari mu nzira baje gufata Yaka. Ndavuga nti Yaka yagiye ntawe uhari. Baravuga bati yagenda atagenda nta hantu azaducikira, twebwe tuzamwishakira. Turamanuka. None se utarihuta, bivuze ko kuri polisi cyangwa se aho ngaho kuri ribu bamenye ikirego gute? Ntago Dusabe yaregiye kure. Ba mudugudu n'abashinzwe isima. Ba mudugudu ne wese batanga amakuru bavuga ko bari bafite Yaka, ahubwo ari nawe yacitse. Baramufashe already. Bari bamufashe ni bari bamufashe. Hanyuma bacika te. Usinzi ukuntu yabajijishije. Yabacitse mwagiye kwa muganga se yabacitse mu gihari? Yabacitse tugihari. Mureba. Nde ntago narebaga kurumba, nagarutse mu nzu nje kureba uyu. Sinzi ukuntu ngo yabanywe, yakaba yavuze ko ngo barangaye ahita nyerera. Ahita bacika. Bo batanga amakuru ko hari umuntu wakubise undi, ariko uwo muntu yamaze kubacika. Yego nibyo. Ndababwira nti yagiye ntawe uhari. Ahambere turishyuye amafaranga. Yishyuye amafaranga yacu. Bahita bavuga bati rero iyo habayemo case ngizi ngizi, umuntu bamwandikira igipapuro kimujyana Kacyiru, niho bamuvuye, bamuhaye imiti ya kabiri. Bayimuhera ubuntu, nta mafaranga bamwatse. Bayimuhereye ubuntu? Bayimuhereye ubuntu, leta niyo yayishyuye na dogiteri. Kubera iki? Iyo habayemo ikintu nk'icyo ngicyo, nibo bakwivuriza ku giti cyabo bakazikurikiranira. Ko haba hari abadogiteri leta yishyura. Tuva urumva ka kantu ndacyakabitse. Ntago urakarekura. Ntago ndakarekura. Ko gafashe nabizi.
ako kantu kawe gafite amasegonda nyine nagafashe utabizi sinabivuze ni njye nafashe akantu nose hari ikintu mwigeze ese rirajisho rya dusabe si wowe warifotoye bwa mbere ni njyewe nyine turi kuvuga ko yagafashe kandi nabivuze ni nese njyewe ryagiye ku matamuneri y'ahandi kandi umva aragafashe utabizi ataranakara uretse ntago arahagera aza kubidusobanurira muretse abanza dusobanurire hama wenda noneho yego tiyote ikintu yahise akora yahise avugana na yaka aho yaka yari amaze kugenda yaciye yego tiyote bavugana ibintu byose bavuganaga muri kodinga anabishyira mu kiganiro tiyote arangije yego avugana na yaka ukuntu bagiye guhura akamuha ikiganiro yego kandi ubwo twamaze kuhagera turi abantu babiri twese tugomba gutangaza inkuru ubwo ari tiyote yahageze nawe wahageze yego twagiye tubana n'aba bantu bakarwana bagakora ibintu njyewe simbishyire hanze yego najya kubona nkabona mbibonye ahandi hanze nabyirukansemo kandi twese dufite bizinesi wenda bishobora no kwinjiza yego ashyireho umuti ukumva yego ndi kumva reka ninjye wabivuze cyane noneho navugana ariko ubundi ibi bintu uko ngenda nkanabihishira rimwe na rimwe bakabishyira hanze ese mbwira mukuru w'uyu nguyu yego uriya mukameramani niwe uri buyaguhereze tiyote ndamubwira ni wowe ngiye ngwino umfatire telefone uriya wica ngewe ibi bintu noneho uwo kugira ngo bantange kubiburekinga wambaye umupira wa white ye n'umubwira ngo ni amana yego nahise mfata iminota igera muri 12 yego kugira ngo abantu bumve n'ibyo mvuga nagombaga gushyiramo shyiramo kandi ariko mu magambo wavuze muri kariya kavido wambaye imyenda ya kisilamu si hari mu gitondo aribwo wari ugiyeyo wari wavanye dusabe kwa muganga niyo myenda yari yambaye uburyo yiteretse akavuga ngo ngewe Dusabe yarakiri kwa muganga. ngo narose ngo yakayakubise dusabe ibyo kubirota ntago ari intuza ibyo ni ibintu bibaho nakubwiye n'uyu nabimubwiye yego ngo ko wari wabirose koko wari waryamye urota ko barwanye yego ntago narose yamukubise narose umwe yishundi ahubwo ntangazwa no kubona telefone iri gusa baguhamagara ukabya inzozi utazandotera wisekanye ntago ndi gusa ukabya inzozi zinyakubujije guseka se urumva ntabwo turi mukiriyo jewe ahubwo nimara kwinjira mu nzu mbonye amavide yamenetse navuze nti umuntu ashobora kuba yanamwishe urimo urakora yashusha amavide yamenetse ukambuza guseka ubu ntayamenetse turi mu kiganiro ngomba guseka naribi yego ndavuga ni ibi bintu nanjye reka mpite mbishyira hanze nabishyize hanze n'uyo atabizi yego wabishyize hanze atabizi ubishyira hanze kandi umufasha aka video nabwo atabizi yego mbishyira hanze nimara kwishyura ayo nakuvuje se warayanyishyura uzambwira nyagusura none se rekera aho ngaho yego ari menshi niba atari menshi ibyo byihorere yego mukomeze naribi aho kwagira ngo nimubanye neza mwishyurane dukomeze ikiganiro muzakora umwati wafashe ikiganiro wafashe utangishije wenda mufashe ibiganiro 2020 umuvuzamo 7 ubwo urumva atamufite 13 amadeni arimo ubwo ngo komeza uvuge noneho yego nakarekuye yari kwa muganga urabivuze none uraburekinze uvuze inkuru y'uko y'irwana ryabo tukimara kurekura iyo nkuru yego cyangwa ukimara kugira nkimara kurekura iyo nkuru nagiye kubona mbona ahubwo no kuri epiki inkuru zirasohotse yego ijisho rya dusaba ritamunere hano hose hashize umwanya ngiye kubona mbona hasohotse ikindi cyaya kari kuvuga ngo ubu ngubu arimo arihisha ngo ndi kwishahisha kuri kamera ibintu nuko byagiye hanze hanyuma bijya hanze bityo intandaro ubundi yo kurwana ko aba bantu mwarirwanaga uri na niba navuga ko nka chief editor wa channel ya Kawa Dusabe bivuze ko mwirwanaga umunsi ku munsi kuko channel baprodigaga buri munsi bivuze ko uko byamera kose hari ukuntu mwari mubanye wari ubazi kandi bakimbiranaga bitari rimwe bitari kabiri nabwo bareba impamvu cyangwa se intandaro yo kurwana ni nishuti yabo no mu buzima busanzwe barasangiraga amaburushete yari intandaro yo kurwana kwabo cyangwa se gukimbirana kwabo nk'umuntu wari w'inshuti yabo wa hafi wabonye yari cyaje nitwavuye muri universite yego mugasangira burushete hari ni ukuvuga ngo cyo gihe nagize ibyago yaka none se ntago ari ugusohoka kandi so wahaza ukabasa nisana n'umunsi w'urugo aho utuye ku buryo atari ugusohoka n'ubu twasohoka gusaba kugira ngo niba ubana na yakubanjishe kumumenya unamwigengesera yego
yakiyamaze iyo ataranywa inzoga ari umuntu muzima rwose muzima yarankubise vide urumva iyo yashizemo icupa iyo yashizemo icupa ntabiri ubinkoze aramutse aguze mu jisho mbana nawe ubwo nyine ugomba gufunga umunwa utawufunga ubwo arakwasa nuko yakatiye ahubwo buriya kuba atari gukubise nuko avuye hari ahantu buriya ahubwo baramwigishije ubundi yaba ari nka mbere atarajya biragushije se oya ntabwo ari nguse arifatiye mu mutwe agiye kuri arareba umujinya uramwica ageze ahari ari kubita hasi naje muri ntuza zo kwa Dusabe ngewe nakoze ibiganiro mvuga ko mu rugo rwa Dusabe ushobora kuba hari ibintu uzimo impamvu nshingiraho niyi ngewe nagiye kwa Dusabe ngiye muri anniversaire Dusabe namuhamagaye mu gitondo kuko buri umuntu afite ibirori nta kirori kiba gitoya buriye ahantu uzi ko abantu bari buze barenze batanu wowe wabatekera mu rugo bisanzwe ugatekana ka mukaro cyangwa icyayi cy'amata ngewe naje mpaze kuhagera ndumva narabaye nko mu bashyitsi baje naje ndi uwa mbere yego ndicara mara iminota 30 epika afata ikiganiro tujyamo kiragute birarangira nabahiste bahita baza na Kiwingo n'abandi bantu uyu nguyu aragenda azana mayoneze karoti niba ari na puwavuro n'ibitunguru ajyana mu byomba azana ijaga Dusabe yari ari mu kiganiro na Yakawe na wa mushiki wa Yaka barangije ikiganiro uyu ari kubikata twibereye mu kiganiro njya kumva numva aravuze ngo ariko nubwo mwicaye aha ngo nta kintu cyo kurya gihari ndibaza ni umushyitsi nawe ubwe ni wenda Dusabe nguyu yari hano niba ari byo yari yamushinze simbizi yaravuze ati nubwo mwicaye hano muri uru rugo nta kintu gihari umuceri uri hariya ntutetse imbabura hari nta mbabura ihari hari gaze mushakishe amanda mujye mu baturanyi mutire n'ibyuma numva ni ufite gahunda yo kuyobora ki ari uyu kakajwe ni Vanessa kakajwe ko ari byo mwamuhimbye na Vanessa ni ry'umugore sinzi niba ari niwe cyangwa ari mushiki urumva niwe watubwirije aho dutira ibyuma ndagenda ntira icyuma ibirayi turabihata tubijyamo turabikora ari uri kugira ute uri kutuyobora gahunda yo mu rugo kwa Yaka hakurugo ni urwayaka na Dusabe uyu nguyu amagahunda ndavatereka negeze ndebe wenda nge mbikora ibyo ntibinande uretse ko na Yaka yarahari uretse ko nge biriya nanabikoze nanatekereza ngo ndaza kuri kamera mbivuge reka ahubwo narabikoze nyuma yaho numva amakimbirane ndavuga ati se yaba yavumbuwe n'uburyo kakajwi yitwaraga mu rugo rwabo ari uvuga ngo mwarure muceceke zimya radio yakamaze gukora ikiganiro uyu ngo yamaze kudushinga ibintu byo guteka yahise ajya mu cyumba cyo hepfo niba ari cyo cy'abashyitsi simbizi araryamamo yongera kwimuka ajya mu cyumba cyiwe na Dusabe uyu niwe wanatumizaga ibyo kunywa ngo buretse kuzana ibyo kunywa uyu mu cyumba si byari biri mu cyumba cyawe ntabwo nzi wari waje byari mu cyumba cya kindi wasohotsemo wambaye si hurara se niho rero yabazana ibyo kunywa ari uyu nguyu ubivuga ngo baduhereze icyo kunywa nisumva atari we wari uri kuyobora yakaniyeza yarangije kuri iyo kamera yahise asohoka ibintu birimbanyije n'agashati k'umweru ahita yigira n'ubundi Yakari yarabigambiriye ati ahubwo naninjira ngiye yabivugiye cyagiye gukora uva kugura inkweto ngo ngiye kutanguriye naho byaturutse akose umugabo azabakorera amafaranga n'abagore nabo twararenganye niba ukorera amafaranga urabizi neza ko umugore wawe ntaho uramwumva yibye umwenda awambara ari uko yawuguze urabizi neza ko umugore wakora ntajya kwiyandarika ngo agure iyo myenda wenda birakubabaza wowe mugabo urakora uburyo amafaranga musipendinga mu rwose murabizi uburyo asohoka n'umubare niba ukoze mu kwezi kugashira ukabona nguza imyenda 5 mu kwezi kumwe wowe niba nta mwanya ufite kujya kugura imyenda kandi Dusabe aramubwiye ati ngiye mu mujyi kuzana inkweto niyanavuze ngo reka nkushyire amafaranga kuri telefone umanukanira inkweto kandi Dusabe amafaranga nawe akorera afite umwana azajya kwishura ejo bundi azabwira Yaka ngo runda minerivare y'umwana biragoye kandi mwese mwinjiza urumva rero aha hantu ntabwo nigeze nenga Dusabe mujye mutanga amafaranga mwabagabo murayakorera abagore banyu bajye kubashopingira imyenda erega nta mugore wifuza ko umugabo we yasa nabi ahubwo amafaranga mukorera ntabwo muzi kuyambaramo neza akuwereka mbasetsi uzi yuko umugabo yifata kera mu gihe cyashize cyo mu migina ugasanga nk'umukiraraje agurishije inka 5 Kayonza ahise azamuka i Kigali kureba indangamirwa azicaje ane muri ya mitaka yo mu migina abazungu zaye nabakazi kabo nugucisha ipantaro ucije ipantaro akajya kubwira uwishati umukira akagomeza agurira abakobwa yatendetsaho ucyumwe kikamushira cyambaye wa mwendo nukubeye cyo defo muyigira nje ntago mbizi
abantu muri comment baraza kudusubiza ariko reka nigarukire kuri kakajwi cyangwa se kuri Vanessa abantu benshi baranamwifuzaga kumubona dore nguyu niwe Amanda yavugaga naramuvuze ndamuvuga mwera ndamuvugura ndonyana ariko njyewe ushingiye no kuburyo namuvugagamo nari mbihere mu bundi buzima nago nari muzi nari mbihere n'uburyo yayoboye kwa Dusabe nkahita mbona nyuma yaho habaye amakimbirane ikindi cya kabiri ndibuka yaka twigiye kuva muri anniversary y'umwana wa Ntuza wa Esther turaza dusanga uyu mugabo ntigeze aza kwa Esther twaraje dusanga tunyuri hano kunganira sanga Dusabe n'abashuti be uyu yabicaje yabagukoresheje komande ariko yarahari yakayaje nyuma yasinze kandi naraje muri yakahubwo naje kunganira ari hariya yakanigeze yicara ku ntebe yikubitaga arakonya akagarura yasinze subunda yicaye ndavuga ati se ibi bintu kakajwi se ibyo njya guhisa bavuga ngo ashaka kuba arengera uyu nguyu cyangwa se ari ubigizemo uruhare kugira bashwane hako njya Amanda ncuruza amagambo ngiye kuza kubivuga nabivuze nkubitiyeho ibyo byabaye mu rugo ndavuga ati se yakaburiya twaranabyibajijeho mu gikoni yakabura ntiyanze kuza mu bantu bitewe n'uburyo kakajwe ari kuyobora ibyo nabyo nsanga ubushuti bwabo uyu niwe waporodingira Dusabe niwe ibirori byose ahubwo nyishyure mwishyura iki wowe ntago ari wowe nishyuza n'uriye iki noneho niwe umwaporodingira niwe umukamerera niwe ugira gutadufata n'ikiganiro cyose nzi ngo aragishyira kuri channel y'uyu nguyu nsanga yagishyize kuri Vanessa Show nababwira uko byagenze buretse tutaragera aho ngaho nge ibyo yaravuze reka mbihuze n'ibyo ikiganiro mbere na ndetse na yaka ataranafungwa nagiranye nawe hari ibyo yavuze bihuzwa n'ibyo abantu bavuga ko ari wowe wasenye urugo rwa yaka ntabwo buretse nyine we Dusabe niwe Dusabe uko byamera kose niwe uzi kure ariko ibyiza reka mbarize rubanda wenda birashoboka ko n'abantu bagiye babivuga muri comment bakavuga bati Dusabe yakaravuze ati kakajwe ataraza mu rugo rwanjye Dusabe twari tubanye neza nta kibazo nari mfite akavuga ati mbere yuko ati nge nanabibonye mbere yuko uyu mugabo akiza mu rugo rwanjye ruzabamo ibibazo atari ko kubera ko niwe watwaporodingiraga niwe watweditingiraga noneho nyuma yo gukora bitahangiye nyine noneho ndabibona ko azansenyera ariko nkabura ukuntu mumucaho ati yanza birahari kuri cano abantu baze guskororinga baze kubibona sinzi niba buretse ntago ndaragize ikibazo ko aba bantu zahantu bahebereye kubaruguririya mu ntuza mu cyumba ariko we ni we muntu wafataga amashusho ngaho amatera yikore ku mutwe niwe munyamakuru wa mbere ngaho baswanyamenye televiziyo urabizi neza ariko buriya iyo uramutse ugenda mu rugo rw'umugabo n'umugore uba inshuti n'umugabo cyane kurusha yego ari nacyo yego ngewe yakakuba twari inshuti n'ubu ngubu ntibijya gutangaza ugiye kubona ukabona n'ejo bundi arampamagaye turakoranye sibyo yaka twari inshuti nagiye muhishira ibintu byinshi cyane ariko hari ibintu bigera ukavuga uti aho kugira ngo nge nzaze gukora inkuru mvuga ko umuntu yishe undi yapfuye ngenda akora iyi nkuru bikiri mu maguru mashya yego ntago ari ubwa mbere nge nagira ngo ni content murimo yarabishyuraga si ubwa gatatu ako shaka yaramwinjirije uzagira ushaka gift ukubita Dusabe yarakwinjirije oya aho ryabaye igitabo oya buretse mu minogoro babaga ni bari mu mihonogo ni wewe wajyagayo mbere kandi wajyanaga mukavuye ukifatira ikiganiro mugenga we uzabagurira narababwiye uzabagurira mabure Dusabe atandukana na yaka yego ariko vuga wiyegereje kuri mikoro kugira ngo amajwi abashe kumvikana neza amahano kure kwigutunga aragukubitaho Dusabe atandukana na yaka yego episode yayo ibyo mwarabibonye ukuntu byagenze nyuma baza gusubirana yego noneho abantu muri comment bakimara gusubirana baranditse message nyinshi batirega dutengereje episode tururugo ntuzamara bajya gusubirana wakuye Dusabe hano ku nganji na yaka ugenda ugiye kubajyanira intebe bimutse si wowe muntu wabakuye hano bashwanye ni wowe ugenda biyunze ni wowe ugenda none reka turebe hasigaye Dusabe wenyine noneho baravuga abantu baravuga ati yakawasubiranye na Dusabe n'ukuntu batandukanye dutegereje episode yego bambwiye ngo bategereje bavuze ngo byarabyandikaga mbwira Dusabe na yaka twicaye ndabwana ariko muzika abantu bari kwandika ko mutegereje episode
ariko kandi iyi episode buriya twatekaga ko ari televiziyo ya gatatu izabemo ndabwira ni njye uzafata icyo kiganiro cy'iyo televiziyo ya gatatu gusa barambwira we nayo ngo natwe dufite cano ibyo ngibyo ntabyo uzabona ngo bizanyura he kuri cano yacu ndabwira noke uburyo nisanze kwa Dusabe mu episode yo guserera ntago ari njye wabushatse gusa ntibyaba bivuze ko byari ukwishongora kuba baravuze ko bafite cano ibi bintu bari barabibabwiye ko urugo rudahari bitazashoboka nanjye kamere nka Noheli n'ubundi nta rugo yagira rwose nibyo yarankubitiye ivide bibaza uvuze ibyo byonyine yarakwashije n'ubundi nta ruhari umuntu yaje ashaka Nzovu aramubuze agiye ngo gushakana na yawe ibyo tuba tubyihoreye twe kubyinjiramo mbanze numve ntabwo birarangira ndakamanze numve urumva baravuga bati ni gute wowe reka haracyari n'ibindi ubundi byawe wowe buretse nanone cano yawe ntigihembwa ngo amafaranga uyabone ahembwa abandi uretse ko n'ibya cano tutarabijyaho nta nubwo icyo kuba ari wowe wabasenyeye uragisobanura neza bari kuguca mu ijambo bari buca mu ijambo batije umuhoro yabonaga batazabana abantu bakavuga bati urajya gusenya ibidahari kandi utaraza bari babanye neza bari babanye igihe kingana iki nyine bari bagiye kumara umwaka n'igicara umwaka n'igice nose mu mwaka yahukanye kangahe none se kwahukana si ibintu bisanzwe umugore ntiyahukana si ibintu bisanzwe akagenda amenya ibintu uretse no kumenya ibintu hari menyana nawe ari content yashakaga izamara umwaka ibyo ntago yaravuzwe ariko nyine nta rugo yashobora kirazira ceceka ataza atohereza ivide reka bari ngeri fata dore afite mikoro ni ari bwohereza abantu bakavuga bati ni gute yakakajwe ni gute wifata umva Vanessa ni gute wowe wifata ugafata umugore w'umugabo buretse dusabe buretse wumve ni gute wifata ugafata umugore w'umugabo ubizi ko afite urugo mugasigarana niba ari akazi niba ari kwa porodinga n'ibiki bikagera saa 2 saa 3 umugore atarata kandi umugore n'umugabo iyo bishuti nayo akakana bimusobanura akabije n'ubundi byaranze birasenya tubwira ubundi cano yavutse bibasobanuye wenda ashobora kuba bibwira rega abantu birirwa bakubaririza kubera ko hari abantu benshi bagutera amabuye bavuga ngo ni we nyirabayazana kweka impamvu amutera amabuye turamuvuga noneho yaje kuri kamera nahereye kera ngira aba bantu inama yo gufungura cano yego ndabwana ariko ubundi mwafunguye cano ibyo bintu nabibabwiye vuga wegereza mikoro twanasohotse turi ahantu ni isoni kafe oya ntago ari isoni nashakaga gutunga aho nabibabwiriye isoni zitari umuntu yishaga isoni nagomba naje kwicara kubaza nk'ibintu biba byararangiye ibi bintu ndi gusubiza nari mbyiteguye ko muri bubimbaze yego iyo cano ni njye wagira inama yo kwifungura barambaza batese cano twabigenza gute twagira gute ndabwani byasaba ko mwamufite byibura telefone y'ibihumbi nka 300 mugafungura cano mukajya mugenda mugira cano mukazamuka kandi mwabona amafaranga icyo gitekerezo ndakibaha nkibabwira rimwe nkibabwira kabiri yego uyu nguyu akajya avuga ati ngewe nzashaka amafaranga ngure telefone y'ibyo bihumbi 300 mfungure cano yego mu gufungura cano bayifungura nge sinari impari ariko nayo cano yafunguwe ngo n'uwitwa Tiyoti yego nge narabahaye iki igitekerezo ngiye kubona mbona cano yaje hanze yanaje hanze nk'iyo minsi ntari gukorana n'aba cyane yego sibyo caniza hanze ije hanze uyaza kumpamagara arambwira ati ariko waje ukamfasha kuri cano yanjye ndamuganiye sinshobora wakomezanyije n'abagufashije bakaba ari bo wamuhaye igitekerezo atashaka abandi bayimufunga nicyo cyatumye nawe utaza kugukora wakomezanyije nabo njyewe ko n'ubundi ufite uko mwabipanze mwakomezanyije ko ngiye naguhaye igitekerezo n'iki bintu bikaba biri aho wakomezanyije nabo ukandika yego uyaranga aravuga ati mwiriya cano ntagufite wapi uri kumva yego atagufite ntibyakunda atagufite ntacyo yageraho ntizaza ako se ko turi kuganira wowe ufite ikihe kibazo waretse akatubwira uko cano yafunguwe dusa nawe umuntu ajya avuga ageze ku ngingo y'ahantu nakureka ibivuge nta kibazo kiba kirimo komeza utwibwirire urumva wari umwiyambaje kuko ari umwizeye nawe ndetse ari kumushaka ari umujura nanga no kujyayo hashize nk'iminsi ngahe arongera arampamagara ndavuga nti reka nzinde ibyari yego
kuri iyo cano nsanga umuntu wabafunguriye cano ni kwa kundi ufungura imeri n'ubu ufashe telefone yawe nk'iyi YouTube mfite yo kuri emeri yanjye gusa ubu nta muntu uyizi ibyo ngibyo ntago ibiroketinze mu Rwanda kandi cano zo mu Rwanda ntizihemba yego nikubitamo mbona cano iri ku Rwanda namubaze ko mwafunguye cano umuntu wagufunguriye cano agafungura imeri iyi YouTube yawe ntizigera inahembwa na rimwe ko YouTube location na Google message yari irimo ibivuga icyo gihugu ntago twebwe tujya tukimonetiza ndamubwani rero tugomba gushaka umuntu akabihindura ariko njye abantu ndi bugushakire ni abantu bizi ikoranabuhanga n'iki ntago bakorera ubuntu urashaka byibura 30,000 ntago bakurya ntibakwiye ngende mbegere mbabwire ko ibintu ari ibyacu babigufashemo yego aragenda marambwira ati amafaranga ntayo mfite ariko ngiye kuyashaka amafaranga arayashaka araza turagenda mwereka umuntu cana yijyamo icyo gihe yari atakinakorana n'uwayifunguye yego simaze urumva warayifunguye agashyiraho n'amavideo nk'atatu ya mbere cyangwa nkangahe yego ibyo byawe ntabwo tubizi buretse tubanze twumve yego turaza kubyumva ibyawe nyuma bari batagikorana ubwo urumva bamaze kwinjira muki kuri cano yego cano nahise mubwira yamaze kwemera ko cano yafunguye ntiyahembwaga uyu nguyu niwe wafunguye ihembwa rero nibyo ni ya yindi y'amafaranga ndamubwira nti reba iyi cano ugiye gutanga amafaranga iryo nawe ndashonje iyi story y'aba bantu b'indende nta kibazo se ndakomeza kwicara ubu maze iminota 40 nicaye hano 40 yose se cano mpita mubwira ntese ko cano baziba iyi cano yawe bayiba bizagenda biti imeri yayo na password urabizi arambwira ati nta na kimwe nzi byose byibereye mu mashini wabifunguye yego nahise mbwira uwo muntu ku ruhande ndamwandi creating ibintu bishyashya iyi cano yishyira kuri Amerika uyikure mu Rwanda izabashe guhembwa uhita ukora email nshyashya ukore n'iki na password nshyashya ibi bintu turahita tubifata screenshot uyabibike nuko byagiye yego uriya yagiye kubona umuntu yahise ambwira ati cane ndabe niri muri machine enye ibi mvuguye twari turi kumwe cane iriho machine enye ndamubwanizo zose zikureho usige kuri telefone y'uyu gusa ese kumva bari bashyizemo izina rishyashya bahinduye na password izo zindi enye zishamitseho gute izo zindi zasigaranye ya emeri nkuko na creating emeri yanjye nkayisiga muri phone yawe nagaruka gutunga phone nkashyiramo indi emeri yandi barabaye expired yakora ite se hari amafaranga wayiboneraho se urumva yari expired uretse komeza ibyo byose ndamubwana ibikuremo abikuramo iyo ubikuyemo bihita biza uriya we yahise yakira message ko nta burenganzira gifite kuki kuri cano uriya uhari ko aravuga wayifunguye Tiyoti yego yahise yakira ko Tiyoti wavuze ko iyo yafunguye itahembwaga yari yo mu Rwanda muri email yo muri telefone y'uyutwe ntago twakuyemo email twahinduye password duhindura na marikavari nese urumva ariko rero wavuze ngo Tiyoti wagiye kureba usanga afunguye mu Rwanda uravuga ngo iriya ibyo ni ikoranabuhanga nyine ujya mugakura mu Rwanda ukaruka ntago ari ikibazo ibyo si cyo kibazo adafite password ni yayahembwa urana nk'iyo yawe uri kuvuga ko ufite cano twagenda tukayikuraho iyo email iyo password ikaguma kuri iyo email tugashyiramo ikindi gihugu tukahita tuguhindurira iki password tugashyiraho na nimero za telefone yawe wa wundi wayifunguye bahita bamuha message atazi password buriya yabikura amafaranga atazi password oye by'amafaranga n'urundi rwego n'iyindi nzira ibintu bya n'ubuhakazi ntago ari ubuhakazi n'iyindi nzira amafaranga ni banki n'ahandi yego hanyuma ukomeje byaje kugenda gute kugira ngo cano igere ubwibura ko bivugwa ko ari we amafaranga niho mvuga niho nashaka ko tunagera reka ari naho nge nsoreza iki kiganiro ubwo
cano ye y'uyu nguyu yarakoze bahagera igihe cyo gushyiramo banki turagenda kuri banki atanga wowe vuga ukuntu amafaranga yabuze mufunguriza nibyo nshaka Ako se kugera wakitonza akadusobanurira ko mufunguriza mureke nyine mureke erega ari gusubiza ibibazo ari gusubiza ibibazo yabajijwe n'amabuye yatewe kandi ntiwari uhari yanyuze tutavuga Ni n'ibyakonte inzira. kandi amafaranga ari hanyura we dusabe sinzi ikintu kiri kumwirukansa hari amabuye yatewe kakajwe Nese ubundi aravuga ngo Uretse- amafaranga anyura muri banke Nyura muri ka- banke yaraje umuntu ajya kuyabikora atari nyiri nkubwire intuza nyine uko byagenze reka tubwire ukuntu byagenze iyo ufunguye YouTube yaramonitijwe monetize iranahembwa amafaranga ya mbere kwaka ahantu uzashyira amafaranga Yego. ubyumva manda bakwaka konti ihura na banki yego amafaranga azajya avaho akajya kuki kuri banki yego uwo muntu wese ashyiramo banke ye indese ntabwo yashyizemo iyo ako kanya twe twaragiye dufungura banki yego dushyiramo banki y'uyu ariko n'ubu ngubu iyi telefone yanjye banki irimo yego YouTube yemerera umuntu ko igihe icyo ari cyo cyose yemerewe guhindura ya banki kuko ushobora kuva hano ukajya Uganda nk'abayabona bande yego ukaba wahindura banki ugahemberwa aho ugeze aho ngeze hose nahindura banki nkahemberwa yego amafaranga yarakoze wabyumvise bahinduye banke uyu yarakoze amafaranga ya mbere arayafata yego arayahembwa ni nanjye wayamumanuriye yego amafaranga arayahembwa noneho ariko mu gukora k'uyu naramubwiye ni cano ziribwa kandi cano uburenganzira ni nyirabwo iyo ugiye kuri Google kuri email kuri YouTube guhindura ibintu barakwaza se ni wowe yego emeza muri telefone yawe kari wowe Yego. ukabyemeza bo nta kindi bakora bemera ibyo babwiye reka genda yego Cyure. noneho mbwira uyu ntugereka kugenda utanga telefone yawe yego kuko uzashidukana cano yagize ite yagiye uyu nguyu sinzi aho yagiye gukora akabahereza ni mu nkorere njyewe nzi ko fone yari wowe uyifata none se bivuze ko hari ibiganiro byashyirwagaho bikarekurwa atari we wabirekuye atari njye arabizi dusa nibyo nese kubivuga hari ibiganiro byarekurwaga bitarekuwe nawe ni rimwe na rimwe ni rimwe na rimwe bivuze ko hari abandi bantu haga telefone arabazi wenda ntabwo twaje gushinja reka tubyihorere Ibyo Njye ndi gushaka byaranarangiye, kukubwira ukuntu amafaranga batwaye. yagiye abo ni babandi bwo ngubwo dore mumwibukije igikomere cy'amafaranga nta kibazo yego noneho ubwo se twebwe njye naporodinze nkajya nanamuha ibiganiro nkicara kuri cano ye nzi ngo umuntu amafaranga nk'uko ayanjye asanzwe aza nawe amafaranga agiye kuza mbega ibintu by'isereri YouTube ni uri sereri kumva rero. noneho njyewe ntabwo nagize ubwenge bwo kujya njya gucekinga muri akawunti ko nari nzi ko aya mbere yayafashe yego itariki yo guhembwa igeze uyu yapanze imishinga y'ibyo agiye gukoresha amafaranga ye yego ndamubwaniwe igihe cyo kuyamanura niwumva kigeze uzambwire nta cy'amafaranga tuyakureho yego nyuma y'iminsi nk'itatu arampamagara arambwira ati rero ndashaka kugira ngo ariko amanda icaraho hepfo tuvanemo uwo mwanya ndashaka kumanura yego ya mafaranga fata telefone ye yego ninjira muri banki ninjiyemo ndebye muri konti mbona urebye muri konti ubona harimo ibihumbi Yarasanzwe bibiri ahemba ngaho. yagombaga guhembwa 450 yego niyo bamutwaye nsanga hariho 200 yego bya bintu uko birushya noneho ndavuga ni wasanga ibyo 200 nibyo twasizeho ku mafaranga yari yahembwa ubushize ninjye wamubwiye ati reka nkure haya dusige haya twe gusiga konti yambaye ubusa yego nsanga hariho 200 ndavuga ni ushobora gusanga ari kwa kundi wenda gugitinda kugira gute guhemba ntibigaragaza historique se ko biyaka amafaranga yagezeho njyewe ubwo bushobozi ntago mbufite sindi umuhanga mu ikoranabuhanga yego nese mubwira ni rero nese mubwira ndamubwira reka ngushakire reka dushake wa muntu uzi iby'ikoranabuhanga arahita amenya uko ibintu bimeze mbere yuko tujya kuri banki njyewe nari mfite n'icyifuzo cy'uko tujya kubaza banki yego uburyo amafaranga ataje ay'ubushize yaraje tugeze k'uwo muntu tumuhereza telefone tumaze kumuhereza telefone yinjiramo kuko niwe wabifunguye arebye arambwira ati amafaranga barayohereje ese nkubitwa n'inkuba ndamubwira ntibagize bate ngo barayohereje ahita anyereka konti amafaranga bayohereje bivuze ngo iyo konti amafaranga bayoherejeho muri bya bihe yafataga telefone ye yego ahereza ngo nibamugirire bo baragiye bajya muri konti bakuramo ya konti ye bashyiramo iyabo
Jesus. Kandi konti bibaruyeho amazina y'umuntu ushaka bazamufata ariko amafaranga ajya kuri konti bashyizemo ibyo byose ama historique n'iki birerekanwa wenda ntago naje kubyerekana no ariko nahise mbifata ndabirikodinga n'iki byose yego ngo urugendo rwo kwibwa amafaranga iyi naramubwiye nti telefone ni yawe nta wundi muntu mwibangikanyije yego reka kugenda hereza ngambuko k'amafaranga hari abantu bavuga ko cyangwa se basobanuraga ko bashingiye ku kuba ahubwo nagiye icyantangaje nagiye kumva numva ngiye nanze kubivuga kandi ibintu bimaze igihe yego ngiye kumva numva umunyamakuru umwe aritanguranwa bivugaho hari abantu benshi nyine bagiye bavuga bati nyuma y'uko urumva bo bavuze ko amafaranga yibwe ndetse na mbere icyo kintu ni nkange wagomba kugitangaza bwa mbere we hari abo yabiganirije we wagomba kubitangaza ariko we nyuma y'uko abuze amafaranga hari abo yabibwiye nk'inshuti ze umuntu w'ikoranabuhanga yigeze ajyaho hari ubwo ageza muri ibi bintu byacu uwo wayigufunguriye wenda tuvuge ngo niwe wabivuze ntawuhaba nta nubwo aba hafi urakoze cyane ni nawe rero niba ibintu biri hagati yanyu rero bivuze ko mwebwe wenda babiri uwo muntu ntiyasubira n'inyuma akabivugana n'uyu bakayakuraho ku yindi konti bakayashyira ku yindi konti inde wenda uyu nguyu n'uwo muntu uzi kureba muri ibyo kajwi se n'uwo muntu yarebye akaba ariwe babikoranye cyangwa n'uwo muntu wizeye akaba ariwe wamuhemukiye abona murinjije muri kujya kumubaza cyane akavuga ati reka bimba hakingisha indi konti uramwizeye nagiye mpabwa amafaranga menshi y'aba bantu batanabizi nkayazana nkayabaha ariko fata neza mikoro guhemuka n'umunota jewe ntabwo ubwo buhumbi 450 n'ubwo yaba miliyoni na miliyoni 20 umuntu yaraziduhaga ati ikintu ndi kwibaza urumva tukagenda ibyo yadutumye tukarara tutanabizanye nese uwo muntu wabikoze aba hano mu Rwanda we aba hano mu Rwanda kandi nkubwira ko ari ibintu bikorwa n'abantu bakuzengurutse bari hafi ntago bikorwa n'abantu bakuri ya bintu ndumva ari isereri nzajya nicara mvuge mu mpembe na YouTube nzagira ibaze bantwaye 400 hari abantu nyine bavugaga ko Vanessa hari abantu bavugaga ko ari wowe uzi byose ndetse ushobora kubuza n'irengero ry'amafaranga yabo kuko uretse na wenda na irengero twebwe ibi ni byatubwiye abiganirije abayobozi ribu mubwiye uko byo bintu nabibonye nayo yagira igihani muhanira mubwiye uko ibintu cyangwa akabumwere ubwo hagize abashaka kugira hari abandi bafite ubushobozi bwo kwa bamenya nese karakageso ko kurega wareze siteri ureganya mabondo ibyo ngibyo reka nabyo nago ari ibyo kuri cyane yadusaba ibyo ngibyo uzabimbaze ku kiganiro kwabyo uzantereka iwawe mbikubaza ariko nubundi kunshyiraho ku ngufu nyishyura ve dukoze ikiganiro cy'isaha reka ngushimire nanagisoreza niba ukeneye soza iki kiganiro dukora ikindi uzacyaprodinga cyangwa nushaka njyewe cyo naringambiriye ubwo ibintu nakubwiye ngo ni birebire nari nkwiye kwicara n'iminota 30 nakubashye njyewe cyo naringambiriye urumva Vanessa wenda tugana no kumusoza wende nasoje njyewe cyo naringambiriye si byose ku buryo nakicara ngakora ikiganiro cy'isaha oya n'ubundi ko wayikoze njyewe nayikoze nyine njye Vanessa impamvu nagutumiye wumva yego icyo naringambiriye byari kugira ngo tubashe abayanga ko bakuvuga cyane arakwibarije kumvuga se bintwari njyewe kudakora ibiganiro ngo turi kukuzamura kukuvuga so kugusebya kumvuga nta cyo naringambiriye no gushira umucyo ku bintu urumva hari abantu benshi bagiye bavuga ko ari wowe washenye urugo rwa mugenzi wawe abantu bakeneye kumenya impamvu yabyo bakavuga ko ari wowe ufite password cyangwa se ufite access kuri channel yabo ukaba uzi intandaro n'irengero ry'amafaranga yabo yego hanyuma wenda bafite amatsiko yego ugomba kubasubiza utinubye utaninubira iminota ntago ndi kwinuba ariko yarabizi nari namwemereye kumuha iminota 30 yo kuganira hanyuma Vanessa tugana ku musozo ni iki wabwira abantu bagushinja yuko ari wowe washenye ubutumwa wabagene cyangwa cyo wababwira ntago ndi hano kwisobanura ntawe untunze ntawe njiwe ntawe nzagira gute weho wandika comment nziza uyandike wewe wandika imbi uyandike sinabuza kwandika n'ibitekerezo byawe yego ngewe aho bigeze niho babyanditse wanjye hari ibyo ndeka hari n'ibyo nkuramo bitewe hari n'ibyo w'intanyurwa urumva bajyaga bamwifata nabi nge narakuvuze pe wewe waramvuze ubona umugati nyine kuko washakaga hano se uri gukorera iki se umugati waramvuze nyine ubona umugati nawe uri kuvuga ubone
umva impamvu nakuvuze urumva yewe impamvu nicanga avuga kakajwe nanabikubwira intega amatwi buretse gato ntuza ntiyamvuze kukurusha cyangwa mwarananganyije inde Eliza nuwe uriya yakuvuze gute se umva ye Korize jone niwe wamufatiye ikiganiro Eliza yaramvuze ndareba nge ndavuga nti subu uriya wagiye kugusabira ubufasha se yaramvuze bimwe biteye ubwoba kugiwe ni impuhwe zuriya mwana ngiye nakoreye uriya mwana reba agashya mwakoze tuvuye gukora ikiganiro mu marange ahise agenda na ya myenda uko yakabaye ahise aterura umwana aricara kuki utamubwiye ngo akeneye n'agatenge komenti nziza ati yusi wa wundi wari uri mu marange none akarusha ikiganiro bakirekura nyuma y'icyo kwarize shamana byaransekeje muri komenti ariko abamufasha bazamufasha baranamufashije nshimira n'abamufashije ngewe nkurikije ibyo rizari yankoreye ntago nagombaga kumwicaza kuri cano yanjye ariko nkurikije agahinda k'umwana no kurengera umwana ni uriya mwana nakoreye ariko njye nibyo nari ndi kubwira abantu weho kuza kamvuga cyangwa ukandika mwebwe mujye mwandika mu bisanzure ariko bavuga ko nyine ngo ufite n'akageso ko kugenda uregana kugeza abantu bagera muri 5 muri abantu bose ufiki n'abantu ufiki n'abantu ku buryo abantu bose ugenda urega niba ari byo cyane ari buhita njyanayo ibyo ngibyo ku buryo abantu basigaye bakubona bakimbuka ntacyo uwo twagiranye ibibazo yaraje abisobanura kuri cano icyo kiganiro kirahari ibyo yakoze arabyemera sinjye wabimuhatirije kubyemera arabizi arabyemera twebwe niba turi kuganira nituganire nge nawe umvuge nge nawe ku giti cyawe uyu mugabo yo muganira ukamubaza ahita ajya kukurega kuri ariko nugera aho ugera ku miryango ukagera mu muryango aho uba warenze umurongo yego ngewe cano mfite iriho abantu 30,000 sinababuza kuvuga cyangwa gukora ibyo bashaka yego indusha imbaraga ni umuryango munini yego we ngwino uvuge ku giti cyanjye umvuge ku giti cyanjye ariko rekera kuvuga abantu utazi yego ngushimire ku mwanya wawe wampaye wakoze nawe urakoze kudusobanurira Amanda naye narakuvuze nge ariko rero ntago namuvuze musebya bambajije imyitwarire yo muri bidi yande yadusabe mbisobanura uko byakabaye kereka twahuje ibyo yavuze abaje n'ukuntu umusoza yego biragoye ko wahuza n'umuntu buri wese afite ukuntu yumvise ibintu ndetse nuko yabifashe kandi ubu impamvu avuze gutya akoresheje iryo jambo ngo mumuvuge nta majwi nta mwuka abona wo gusubiza abantu bamuvuga kuko abamuvuga ni benshi none batanamuvuga n'ibyiza bamuvuga ibibi hakoreka ngo bazubundi kucya akunda gusura ingo zubatse yagiye asura n'abakobwa barwayeho nawe babyariye iwabo badafite epfo na ruguru nzakoreka umuntu ujya kunsabira ubufasha shawe ntago ngewe umuntu antegeka ngo ujye kumwakira ubufasha biterwa no mbona sariyo gahunda yawe yo kuri cano hari ikindi mbona ariyo gahunda yawe yo kuri cano usabira abantu ubufasha nanjye ubu ndwaye naza nkakubwira ati kakajwe ndakubuza amahoro paka unsabira ubufasha menya ahubwo abantu bawe bo kuri YouTube ari abashinzwe gufasha abantu umva Amanda reka dusoze reka dushimira abantu ibyo ari byose mu bintu byose twavuze hano makuru bakuyemo ndetse hari n'ibyo bavanyemo ibibananira cyangwa se ibyo badasobanukirwa barabyandikwa wenda bishobora no kuba ngombwa wenda tukazongera tukabagarura cyangwa se ibyanze nanone ribi zabasobanura cyangwa se bizana bananira ubuzima buzabasobanurira ndabashimiye turabakunda cyane abakunzi ba Rimba TV mukomeze mwiyongere natwe ntituzahima kujya tubagezaho ibintu by'ingenzi kandi mukunda turabakunda cyane ciao ciao